nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiranye Akasamutwe TV, gushimira kandi ko wahisemo kubana natwe mu biganiro by'ikoranabuhanga bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ntucikwe no gukora subscribe, ntucikwe no gukora like, comment ku biganiro dushyiraho kugira ngo turusheho gukomeza kungurana inama. Kandi niba ari cyo udasobanukiwe ntutinye kubaza, nimero yanjye iri hasi muri description, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se SMS no kumpamagara niba ari cyo utumvise ukambaza, hanyuma nanjye nagusubiza nishimye. Uyu munsi turasubira kuri iPhone, by'umwihariko tujye kuri iOS 18 iheruka kwerekanwa na Apple. Murabyibuka nabikozeho na video mu kwezi kwa gatandatu, ku itariki ya 10 z'uko kwezi kwa gatandatu 2024 niho uruganda rwa Apple rwatangaje ku mugaragaro isohoka rya iOS 18. Nuvuga ngo operating system ya iPhone ndetse n'ibindi bikoresho bikorwa n'uruganda rwa Apple. Hanyuma ntibyatinze rero, kubera ko bakimara gutangaza ibi ku mugaragaro, nyuma y'iminsi mikeya cyane nibwo bashyize hanze iyi iOS 18, ariko bashyiraho icyo bita developer beta. Ni iOS 18 ariko itaragenewe rubanda, niko navuga, kubera ko hatangirwa cyane cyane ku bahanga mu gukoresha izi telefone, mu by'ukuri bakagerageza icyo gice. Hanyuma icyo gice cyamaze uku kwezi kwa gatandatu, hanyuma gifata n'ukwezi kwa karindwi, ariko mu cyumweru gishize noneho uru ruganda rwashyize hanze icyo bita public beta. Igice kigeragezwa nanone, ariko kiba kimaze kwizerwaho gatoya, aho noneho gishobora kujya mu bantu benshi bakakigerageza. Ntucikwe rero ku musozo w'iki kiganiro, ndakwereka niba utunze iPhone uburyo nawe ushobora kubona iyi iOS 18 igeragezwa nawe ukaba wayikoresha, kuko byibura aho igeze ubu ngubu ntabwo ifite ibibazo byinshi nk'uko yatangiye imeze. Rero namaze kuyishyiramo ndetse natangiranye na kiriya gice cyitwa developer beta. Bakaba barakoze update mu byiciro bitatu. Haje beta ya mbere, haza iya kabiri, haza iya gatatu. Hanyuma mu cyumweru gishize ndimuka njya kuri public beta. Ibi ngiye kukubwira rero ni ibintu bigera kuri 6 maze kubona byiza muri iOS 18. Ngira ngo tujyane neza kugira ngo uze kubireba, hanyuma nubikunda nawe ube washyiramo iOS muri telefone yawe, niba mu by'ukuri telefone yawe ishobora kwiyemera, kubera ko ndaza kubibutsa nanone urutonde rwa telefone ishobora kwemera iOS 18. Noneho ngira ngo natangira mbereka iOS 18 ko ariyo mfite. Biroroshye, uragenda kuri settings, hanyuma ukamanuka ukajya kuri general, ukajya kuri software update, hanyuma uraza kubona ko mfite iOS 18 ndetse hari hejuru urahita ubona ko ari public beta, niyo ndiho. Ushaka kureba icyo bita build number nawe ushobora kuyibona. Iyi niyo ya nyuma, iri ya 22A 537E, niyo build number ya nyuma ihari. Abantu bose mwakoze update ndetse n'abazikora ubu ngubu ni mwabona kugeza ndi gukora iki kiganiro, kubera ko bashobora gukora n'indi inyuma. Twihuse turebe ibintu bigera kuri 6 nakunze kuri iOS 18. Ni byinshi mu by'ukuri, bakoze ibintu byinshi bitandukanye, ariko reka turebe 6 ku bwanjye nabonye ari byiza. Ikintu cya mbere tugiye guheraho nicyo bita control center. Control center ni ahantu nyine nk'uko mubyumva telefone bayikontororera, iPhone ikontororera, harimo ibintu byose bishobora gutuma ukontorora telefone. Kugira ngo habone, uramanura kuri screen hano, hanyuma ugahita uhinjira mu by'ukuri.
ni ukumanura. Ukihinjira ni ibi ubona bitandukanye mu by'ukuri nuko iPhone yari isanzwe imeze. Ikindi cya kabiri nuko bifite amapaje atandukanye. Iyi ni paje ya mbere, ushobora kumanura iya kabiri, iya gatatu, ndetse n'iya kane, ushatse wakongeraho n'izindi. Mu by'ukuri babigize byinshi kugira ngo ushobore gushyira ibikoresho cyangwa se ibyo wifashisha mu kontora telefone yawe ushobora kubishyira hamwe. Nk'aha ngaha dutangiriye igice cya mbere, murabona ko bahashyize ibintu byose birebanye na connection ya telefone yawe. Niho nagiye, urabona airplane mode, ni handi ufunga telefone ukayivana kuri network ariko yaka. AirDrop urayibona, Wi-Fi, amadata ya SIM card, hanyuma urabona Bluetooth, urabona gusharinga hotspot cyangwa se internet ufite na VPN. Ibyo byose ni ibice bijyanye na connection ya telefone yawe. Murabona ko babishyize ahantu hamwe muri kiriya cyiciro. Hanyuma hakurikiraho utundi wenda nababwira, iby'urumuri murabibona byo ni bisanzwe, volume ni isanzwe. Munsi hari icyo bita focus, ni ukumenya uko telefone yawe iza kwitwara, niba udashaka ko abantu guhamagara igasona, cyangwa se niba uri ku kazi, niba uryamye, uko telefone iza kwitwara ushobora no kubihindura. Birumvikana, ushobora kuvuga uti nimba ndyamye ntibanyandikire message ngo zisone n'ibindi. Ibyo nibyo iki gice cyitwa focus. Hanyuma iruhande rwa hejuru ya focus murabona agatoroshi, gucana itoroshi cyangwa kuyizimya, ariko ushobora no kuyigabanyiriza urumuri cyangwa kurwongera. Ahangaha nanone biterwa na telefone ufite, kubera ko nk'abafite telefone nka iPhone 15 muraza kubona ko bitandukanye. Yo ushobora kongera urumuri kujya imbere cyangwa se rukajya no ku ruhande, biterwa na telefone ufite. Iyindi gukoresha ni 12 Pro Max. Hanyuma ku ruhande hari twa tuntu twa background sound. Ari abantu bakunda kuryama wenda n'urugero bumva nk'urusaku rw'imvura, ahangaha ruhari, ushobora kurukoresha. Imvura, urusaku rw'inyanja, urusaku rw'ijoro handi haba ari amajeri n'ibindi. Ibyo ni bisanzwe byari bihari, gusa nuko babyoruganije. Ku ruhande urabona akantu kariho AAA. Ubu ni uburyo bwo kongera ubunini bw'inyuguti zo muri telefone yawe. Niba ushaka ko ibintu bigaragara ari binini, ni hano wabyongerera. Niba ushaka ko biba bitoya, niho wabyongerera. Hanyuma harimo n'utuntu twinshi, ariko igikomeye cyane nuko ushobora noneho kongeramo icyo ushaka. Ni ugukanda aho ubonye hose ku ruhande, hanyuma ukajya add a control, igahita telefone yawe iguha ibintu byose birimo, icyo ushaka kuzana hariya ukaba wakizana. Hanyuma ikintu cya nyuma nakubwira kuri control center, urayibona hariya hejuru mu nguni y'iburyo, urabona akabuto ko kuzimya telefone. Kugira ngo uyizimye unyuze hariya ukanda akanya, hanyuma igahita igwa option kuzima. Rero ibi nabyo ntabwo byari bisanzwe biri kuri iOS 17, ni igishyashya bongeye muri control center ya iOS 18. Hanyuma tukiri aho, urwo rwa ruhande umanukiye ku ruhande rw'ibumoso aho ujya muri control center, ariko nkuko bisanzwe umanukiye ku ruhande rw'iburyo urabizi ko ujya muri notification. Noneho hari ama notification yawe yose n'uzasanga ari ayaje uyareba cyangwa utayabonye, yose uzasanga hariya. Ikintu cya kabiri nakunze kuri iOS 18 kugeza ubu ngubu ni home display, cyangwa uko ama application agaragara. Niba usanzwe utunze iPhone, uraza kubona ko ibi bintu ukuri kubona kuri telefone yanjye bidasanzwe, kuko urabona ko ibintu byose ari binini. Ama icon cyangwa se utuntu tugaragaza ama app, urabona ko nta mazina dufite. Ibiro birashoboka, ushobora kubikora kuri iPhone yawe. Ubundi ntabwo bisanzwe ko bibaho. iPhone nyine yari yarakoze ku buryo nta kintu wahindura, ariko murabona ko ubu ngubu bagerageje, noneho batanga uburenganzira bwo kuba wahindura ibintu byose kuri home screen yawe cyangwa display yuko screen yawe igaragara. Ikindi gikomeye, wenda ndaza gusubiramo neza mbere ku kuntu wabihindura, ariko ikindi gikomeye nuko buri app yose ushobora kuyishyira aho ushaka noneho kuri screen yawe. Ni ugukanda gatoya aho ubonye hose kuri screen, bigatangira kunyeganyega kuriya, hanyuma ugaterura app yose ushaka ukaba wayitereka aho ushaka. Ibyo birashoboka.
ubundi mbere ntabwo byashobokaga, ariko ubu ngubu ushobora gutereka app yose aho ushaka. Ubu rwose ni ibintu byoroshye cyane, nubwo kuri abafite Android nta gishyashya kirimo kuko byari bisanzwe bikunda, ariko ku nshuro ya mbere nibwo iPhone yemeye yuko umuntu ashobora kubikora. Hanyuma tukiri hano kuri home screen, ushobora guhindura noneho uko bigaragara. Urabona wenda aya icon ni manini, ariko ushobora no kwegira matoya. Biroroshye, no gukanda hano akanya gatoya bigatangira kunyeganyega, ukajya hariya kuri edit, hanyuma ukajya hano munsi yanditse customize. Wageze rero uhabona utuntu dutandukanye. Nk'ubu ndi kuri large, niyo mpamvu ubona ibintu byose ari binini, ariko nshobora kujya kuri small. Ngiye kuri small urabona ko ibintu bigabanuka, hanyuma n'amazina noneho ya buri app akaza akagaragara, ngira ngo murabibona. Cyangwa se ngasubirayo edit, customize, nkajya large, bikaba binini, amazina akagenda. Hanyuma hano ku ruhande hari akandi kantu kameze nk'urumuri cyangwa nk'itara. Aka kantu kamaziki, aka kantu iyo ugakanze urabona ko iriya shusho irimo icyo bita wallpaper irahita yijima. Urabona ko yijimye, igabanya urumuri. Niba utinya urumuri wenda ko rukurya mu maso, ushobora kubikora, hanyuma urumuri rukagabanuka. Mu by'ukuri korera muri telefone itakumena amaso. Ubwo ni uburyo bumwe. Hanyuma hari uburyo hano munsi murabona automatic, nakanze automatic. Hanyuma hari na dark. Noneho nkoze dark, muraza kubona yuko ama icon yijimye. Nuvuga ngo nshobora kwijimisha noneho ama icon na wallpaper nkayijimisha. Reba irizimye, ariko na icon urabona ko yabayemo umukara ukuntu. Ibyo bituma rero niba utinya urumuri nkuko nabivugaga, amaso yawe ataza kukurya cyane cyane nko uri gukoresha telefone uri mu mwijima. Hanyuma ushobora kuhindura ugashyira light. Nanone light urabona ko bigarutse nkuko byari bimeze, urumuri ruriyongera, ruraba rwinshi. Ari nko kumanywa urumuri ntacyo rwagutwara, ushobora gukoresha uburyo hakaba hagaragara cyane. Hanyuma ikindi gice ni ikibita tinted. Ushobora rero guhindura ama icon ukurikije n'ibara ushaka. Imba nshaka kugira umutuku, ushobora kugira ama icon yose umutuku. Murabona birasa nyine nk'ibintu bitangaje, bidasa neza ugereranyije, ariko arabona abonye bashobora kubikora kabisa ku buryo ashobora kuvanamo utuntu twiza ukabona dusa neza. Rero birashoboka ko ushobora telefone yawe guhindura ama icon ikaba isa kuriya. Nabyo Apple yarabyemeye kandi ni byiza cyane. Hanyuma ikintu cya gatatu iyi iOS 18 yazanye kandi kiza abantu bashima, no gufunga buri app yose ushaka ukoresheje Face ID. Byumvikane neza ko application yose ufite muri telefone ushobora kuyifunga ku buryo nta muntu kwinjirira. Murabizi ko akenshi umuntu arambitse telefone hasi, abantu bahita bayirukiramo bagatangira kujya muri za WhatsApp cyangwa se bakajya kuri YouTube, waba utifitiye utudatu ugasanga baratumaze. Ubu rero biroroshye. Nk'ubu iyi ni YouTube, ni urugero. Iyi ni YouTube murayibona, ndakandaho igahita ifunguka, ariko ngize gutya nkayikandaho umwanya, hariya murabona ikintu bita require Face ID. Ni nkandaho irampa option eshatu, ari iya mbere ya require Face ID, ya kabiri hide and require Face ID, uno kuba wayihisha. Hanyuma hakaba na cancel gusubira inyuma tukabyihorera, ariko reka dukore nk'iyi require Face ID urebe. Nayikoze, no kuvuga nongera gufungura YouTube irabanza irebe ko ari ngewe nyiri telefone ibone gufunguka. Nuvuga ngo nyifunguye urayibona nyifunguye ndebesheje nk'ayirya, reka wenda nyifungure telefone itari kundeba, ubu nayirebesheje hirya. Urabona ntabwo yafunguka kubera ko telefone ntabwo iri kundeba. Kugira ngo indebe, kugira ngo ifunguke nuko indeba. Ibiro byose wabikora kuri app iyo ariyo yose, buri imwe irimo ahangaha wabikora. Ikintu cya kane nashimye kuri iyi iOS 18 ni Siri. Siri ubu ushobora gukora offline. Ndayivuze ihita ifunguka, ariko murabizi imbere iyo telefone yawe iri offline, nuvuga idafite connection mu by'ukuri,
ntabwo Siri yashoboraga gukora. Ubu rero irakora, ariko igakora ibintu nyine bitayisaba connection, birumvikana. Urugero nje nkashyira telefone yanjye offline, murabona ko nashyize offline, ntabwo iri gukora, nta connection ifite n'imwe, habe wireless, habe data, byose birafunze. Ariko mvuze ni Siri, what time is it? It's 9:57. Murumva ko nyibajije isaha irabimbwira, kubera ko kuvuga isaha nta connection bisaba. Isaha nyine irayifite muri telefone na Siri muri telefone. Ubu rero birashoboka. Mbere kuri iOS 17 na nyuma yaho ntabwo byakundaga. Siri, remind me to go to the market this afternoon. Okay, I added it. Murabona ko ari ibintu ishobora gukora noneho mu by'ukuri idafite connection, kandi ibyo ni byiza cyane. Ikintu cya gatanu nakunze kugeza ubu ngubu ni calculator. Bakoze app nshyashya ya calculator. Abakunda ibintu by'imibare mwarasakiwe, kuko ni nziza cyane. Irimo feature, irimo ibintu bishyashya bitari bisanzwe. Icyambere nuko ari calculator isanzwe nkuko izindi zimeze, murayibona. Hanyuma ugiye hano mu nguni y'ibumoso murabona akabuto gashushanyijeho calculator. Ugakanze rero urabona options zigera kuri enye. Iya mbere ni scientific calculator, abantu biga cyangwa bize ibintu bijyanye n'imibare n'ubugenge, ibintu nk'ibyo murayikoresha cyane. Hanyuma icya kabiri ni math notes. Math notes nicyo kintu abantu bakunze cyane, kubera ko ishobora gutuma ukora utuntu nyine bikoroheye. Umuntu akakubwira ati nkorera iyi mibare byihuse, 15 gukuba 3 bingana kangahe. Biroroshye cyane ko ihita iguha igisubizo, kandi ubyanditse, ndi kubyandika n'intoki, ihita iguha igisubizo ku buryo bworoshye. Cyangwa ukavuga uti wenda aribyo twize kera bitaga racine kare, sinzi mba mubyibuka, kuvuga ngo wenda racine kare ya 6 ni kangahe, irahita yikubwira ibintu nk'ibyo. Uro ni uburyo bwiza. Ntabwo nzi imibare myinshi, wenda nari kubaha izindi ngero, ariko nawe wayigerageza. Harimo ibintu byinshi ushobora gukora. Ikindi, ibyo wakoze itibisevinga, murabibona, ibyo wayihaye irabisevinga, kugira ngo nimba ukeneye kubireba nyuma ushobore kuba wabireba. Ikiro ni ikintu cyiza abantu benshi bashimye muri iyi app ya calculator. Hanyuma igice cya nyuma muri calculator ni convertinga, aho imbara amadogere wenda ya convertinga, ariko niba ari n'amafaranga atandukanye, currencies, ikaba ya convertinga. Tuvuge nanditse 100, amadolari 100 irahita imbwira ko ingana n'amayero 91. Ushobora guhindura currencies, amafaranga atandukanye, ukayashyiramo, ikaba yahita iguhindurira currency cyangwa amafaranga, ikayakuvunjira, akakwereka angana gute. Ntago yose arajyamo, birumvikana, kuko nashatse nk'amanyarwanda ntayarimo, ariko iki nacyo ni cyiza bakoze, ku buryo niba uri gukora imibare irimo ivunja, ushobora guhita uyifashisha ikagukorera ivunja ako kanya. Hanyuma ikintu cya nyuma nakunze ni passwords. Bashyizemo app ishobora kujera password yawe yose ukoresha muri telefone. Ngiye nkaha nayifungura, birumvikana kwinjiramo bisaba Face ID, ariko uhageze urahabona ari password yanjye yose agera kuri 76 irayafite. Ubwo nayo nakoresheje ku mbuga zitandukanye, ku websites atandukanye. Icyo bita passkey arahari, ari amakode arahari. Hanyuma akaba wifi yose yikonekseho ihita isevinga password yayo muri iyi app. Ikintu byose mu by'ukuri kirebanye na password na passkey byose ibibika hamwe, ku buryo
ubikeneye uhita ubibona. Iki rero ni ikintu cyiza abakoze, kikaba wenda gishobora guteza ikibazo cy'umutekano igihe wenda telefone yawe yagwa mu maboko y'undi muntu itarokinze. Ari byiza yuko telefone yawe ugomba kuyirokinga. Ngibyo rero ibintu bigera kuri 6 nakunze kuri iOS 18. Reka noneho nkubwire uburyo ushobora kuyibona. Ikintu cya mbere mbere yo kukubwira uburyo wayibona ni warning, cyangwa ni ukukubwira yuko kuyinstara ubu ngubu atari byiza cyane kubera ko ntabwo iraba stable. Murumva turacyari kuri public beta, ntabwo rero barasohora verisiyo ya nyuma. Verisiyo ya nyuma bavuga ko izasohoka mu kwezi kwa 9, turi mu kwa 7 ubwo ndi gukora iyi video, ariko verisiyo ya nyuma izasohoka mu kwezi kwa 9. Ntabwo ari byiza rero kwirukira gushyiraho iyi irimo kugeragezwa, nubwo mu by'ukuri imaze kugeragezwa n'abantu benshi bikagaragara yuko nta bibazo byinshi bidasanzwe ifite, ariko irabifite. Urugero ifite nk'ikibazo cyo kumara batiri cyane. Nuvuga amatelefone yose yashyizwemo iyi iOS 18 bafite icyita rusange cy'uko batiri ishira vuba ugereranyije na iOS 17. Hanyuma mwigeze no kubibona agihe ama icon y'ama application asa nahagiye hagasigara ibintu bimeze nk'umukara, usibye ko ubu ntabwo kiri byinshi, byari byinshi bikiri muri developer beta, ariko ubu ngubu muri public beta barabikosoye, ntabwo kigaragara cyane. Ubwo rero kwa kugira inama, nimba uyinstare ubizi yuko nyine atari verisiyo ya nyuma, nuvuga ko ishobora kuba ifite ibibazo. Hanyuma rero niba uyishaka, ubundi icyo ukora ujya kuri beta, ni website ngiye kukwereka, beta.apple.com. mwabonye nahageze. Iyo ukihagera bakubwira ko ari kwiyandikisha nyine kuri beta program, cyangwa kugerageza iOS itarasohoka, wowe ukaba uyigerageza. Icyo ukora rero ukora sign up. Hano hari sign up, wamara kuhagera ukandika email yawe, hanyuma ukohereza. Iyo wohereje rero hashira akanya, hanyuma ukajya ku busanzwe aho bakora update za telefone murahazi, ni settings, hanyuma ukajya general, hanyuma ukajya software update. Usanga noneho yaje, kuko bahita bagushyira kuri list y'abantu bemerewe kugerageza, hanyuma nawe ukaba wayidownloadinga ukayinstara muri telefone yawe, hanyuma ugatangira kuyigerageza. Ubwo rero ni warning nabahaga. Ikindi mbere yo kuyishyiramo nuko bishobotse wakora backup ibintu byawe, amanimero yawe, amafoto yawe, ibintu byose ufite muri telefone ukabikora backup, ukabibika kugira ngo ntawamenya ushobora kuyishyiramo igacrashinga. Rero kugira ngo ubyirinde, wabanza gukora backup, hanyuma ukayishyiramo ukayigerageza. Ngayo nguko rero ngibi ibyo nari nabateguriye, kwa kugira ngo mbereke ko iOS 18 ihari, ubiri gukora, nubwo ikiri public beta, nubwo ikigeragezwa, ariko umuntu wese ashobora kuyigerageza. Ngasoza mbibutsa amatelefone yemerewe kuba yakoresha iyi iOS 18. Ndabashimiye mwese rero abo twabanye muri kiganiro, kandi mbibutsa gukora subscribe, gukora like, comment, mukasharinga n'ikiganiro kugira ngo kigere kuri benshi. Mugire ibihe byiza.